umukristo ugera mu ntambara agakomera, umukristo ugera mu ngorane, ugera mu byaga agakomera, uwo nguwo anezeza Imana. Iramureba ikumva inejejwe nawe, iramureba ikumva nyine imwishimiye, mbese bikayereka ko ugifite umutima wo kwizera ko nubwo uri mu bibazo hari ibyo Imana izagira ute izakora. Ni ukuvuga ngo umuntu ukomeye udacitse intege nta kindi aba afite kwizera ko nubwo ari kurira hari igihe Imana izamusetsa, ko nubwo arwaye hari igihe Imana izamukiza, ko nubwo ikode rimugose hari igihe data azarikuraho. Umutima utitotomba, umutima ukomeye, umutima udafite gucika intege, Imana irawureba ikumva inejejwe nawe. Kandi kiri mu byaha dufite bitwambura ubwiza bw'Imana, ndetse bitwambura n'amahoro, bitwambura amahoro muri uyu mubiri, muri iyi si. Ni ikintu dukora tutazi, kandi ni ikintu duhuriyeho. Si ikintu navuga ngo gikorwa n'abantu runaka, ahubwo 90% by'abasenga iki kintu turagikora. Uko ukomeza kwitotombera Imana, na wa munezero wari ufite muri wowe urashira, urayoyoka. Icyo uba usigaranye ni amarira, ni ukwigunga, ni agahinda, ni ugutekereza ku bagusize, ni ugutekereza ku bapfuye, ni ugutekereza nyine nta munezero uba ukiri mu mutima wawe. Uba ubona ko ubuzima bwawe burangiriye aho ngaho. Iyo uri kwitotomba uba uri gufungura imiryango, ufungurira Satani kugira ngo yidegembye mu buzima bwawe. Kuko icyo akeneye, mbese ameze warangije kuba nk'aho watsinzwe, wabaye nk'umusirikare umanitse amaboko ashira intwaro hasi. Ariko kwitotomba nemeza ko ari ikintu dushoboye kunesha tukakireka, twarwanya Satani bitworoheye. Ubwa mbere twavuze ku bintu Satani adatinya n'icyo atinya. Tuvuga ko atinya umuntu usoma Bibiliya, ariko nanone umuntu ubasha kubaho atitotombera Imana, ativovota, atagira kwiganyira muri we. Ntimukiganyire, ni ijambo ryabivuze, ntimukiganyire, mwibaze iby'ejo, intege mu buzima bwawe, kizatuma ugira imbaraga, kizatuma ugira gukomera, kizatuma ugira kudashidikanya. Nuko uzibuka ko hari ibyo ufite, nubwo hari ibyo Imana itarakora, nubwo itaragwida byose uyisaba, hari ibyo yaguhaye bagenzi bawe bifuza babuze. Ni ukuvuga ngo umusirikare uri ku rugamba iyo ari kurwana, arwana nuko haduyi we ataramusubiza inyuma ngo agere hamanika amaboko ashira intwaro, uko azi neza ko naramuka amanitse amaboko haduyi aramukorera icyo ashaka, aridegembya mu buzima bwe, kuko araba amufiteho ijambo 90%, naho navuga 100%, araba amufiteho iki ijambo. N'umukristo rero wamanitse amaboko, wivovose, witotombeye Imana, aba ameze nk'umusirikare uri ku rugamba, yarangiza akamanika amaboko akavuga ngo njye ndatsinzwe. Ariko iyo uri kwitotomba ntabwo wongera gutekereza ku mbaraga z'Imana, ntabwo wibuka Imana yagukijije uburwayi, ntabwo wibuka Imana yagukijije urupfu, ahubwo ureba ikibazo uhagazemo ako kanya. Ntabwo wibuka Imana yakurindiye mu nda ya mama wawe ukiri urusoro, ukavuka ugakura, benshi bagapfa ureba, wowe ukaguma. Ibyo ntabwo ukibishije ijambo rivuga ngo haranditse ngo, agakurikiza ijambo ashaka kuvuga bitewe n'ikibazo Satani yari amubajije. Kandi natwe mu buzima bwacu busanzwe Satani atubaza ibibazo, ajya duhata ibibazo bitewe na situation uhagazemo. Ushobora kuba urwaye akaza akakubaza ibibazo, akubwira ngo mbese urumva ufite icyizere ko uzakira. Rero ukeneye ingingo ikurengera ivuga ngo haranditse ngo, kuko Umwami Imana izanaba
haranditse ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose. Haranditse dufite amagambo menshi. Niyo mpamvu umukristo nyawe ntabwo yakagombye kwiriza umunsi wose adafashe umwanya wo gusoma. Ikibazo cyawe, intambara ufite, ntabwo zituma Yesu areka yari gutabara mu kukurikorera, ahubwo icyiza komera muri icyo kibazo, kuko hakurya y'ikibazo ufite hari igisubizo. Hakurya y'amarira uri kurira hari uguseka. Hakurya y'intambara uri kureba hari amahoro. Hakurya y'ibikugoye hari ukuruhuka, hari amahoro y'Imana. Nshuti bene data mudukurikira kuri Kwizera TV Rwa, ndabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Aho muherereye mwese, Imana y'amahoro iduhana umugisha, kandi Imana y'amahoro itugirire neza, irushaho kutwishimira kandi irushaho kuturwanirira, kuko ari Imana y'imbaraga, kuko ari Imana y'urukundo, kuko ari Imana y'ibyiringiro, kuko ari Imana ituzi kurusha uko inshuti abavandimwe batuzi, ituzi kurusha imiryango yacu ituzi. Imana yacu ishimye cyane. Ndanezerewe muri uyu mugoroba kongera kubana namwe kuri Kwizera TV Rwa. Nukuri ni iby'igiciro cyinshi, ni amashimwe menshi ku mutima wanjye. Imana ishimwe. Ndabasuhuje rero mwe muri mu Rwanda, abari hanze mu bihugu bitandukanye, ndavuga aba diaspora, mwese ndabasuhuje. Uduce muherereyemo, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Burayi, abari Australia, abari muri Aziya, aho muherereye hose ndabasuhuje mu izina rya Kristo Yesu. Imana y'amahoro itwishimire, kandi Imana y'amahoro irushaho kutugirira neza. Abari muri Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, namwe ndabasuhuje, ntabwo mbirengagije. Abarundi, Abakongomani, Abagande, Abatanzania, Abanyakenya, mbese aho muherereye hose ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nezerewe Imana rero ikomeje kuturinda, kandi Imana ikomeje kubana natwe mu bibi, mu byiza, niko ijambo ryavuze ngo dushime Uwiteka. Rero nshimye Imana ko ikiturinze, ko ikomeje kubana natwe, igakomeza kutugirira neza. Nubwo bitameze neza, ariko ndemeza neza, nashidikanya ko ibyo ubona bitameze neza none, ejo hari igihe bizemera, ejo hari igihe bizakunda, ugashima Imana. Ni Imana y'urukundo, by the way, ni Imana igira neza, ikora ibiruta cyane ibyo dusaba, ibiruta cyane ibyo dutekereza, ibiruta cyane ibyo twibwira. Yego, ni Imana itanegurizwa isoro. Rero mbaye ikaze muri iki kiganiro cyo tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ubundi Kwizera TV Rwa, benshi bibaza ni cano yijyanye n'iki. Kwizera TV Rwa ni cano izajya ibagezaho ibyerekeranye n'iyobokamana, ijambo ry'Imana, ubuhamya, ibihangano byo guhimbaza Imana, ariko nanone izajya igaruka mu gice cy'ubuzima. Igice cy'ubuzima, tuzajya tuganira ku byatuma ubuzima bwacu bumererwa neza. Mu kiganiro cya Ese wari ubizi, mfashwamo n'umukenyezi wanjye, ufasha wanjye, wifuje ko twajya dufatanya. Nanjye rimwe na rimwe nzajya mbikoraho, ariko muri make iyo niyo ntego ya Kwizera TV Rwa. Nicyo Kwizera TV Rwa ibereyeho, ubutumwa bwiza, ariko nanone tukagaruka ku byubaka uyu mubiri, kuko burya tudafite ubuzima buzima, ntabwo gusenga twasenga. Burya umuntu asenga kuko afite imbaraga, kandi umuntu akorera Imana kuko afite ubuzima buzima. Umwuka amanukira mu mubiri muzima, ntabwo amanukira mu mubiri udafite imbaraga. Rero niyo mpamvu tugomba kuganira ku byubaka ubuzima bwacu n'uburyo twaburinda, ariko tukaganira n'iby'umwuka, n'iby'ubwami bw'Imana. Rero mbahaye ikaze.
uyu munsi hari indirimbo iri kumfasha kandi ijyanye n'ubundi n'ibyo tugiye kuganiraho, n'ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Ni indirimbo ya 68 ndakeka mu gitabo cy'agakiza. Indirimbo ivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana, ifite umutima w'urukundo kuko iginungisha ibinkwiriye mu munezero n'umubabaro, dusazaniramwo amahoro, umunezero n'umubabaro, dusabizaniramwo amahoro, amahafi ndetse buri munsi, kandi angere ubuntu ajya anyikorerera imitwaro, niwe data kandi niwe mana, nk'uko kwajya ntunga buri munsi, ajya ndamira muri ibyo byose, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano yampaye, buri munsi azajyamo imbaraga, iryo ni isezerano yampaye. Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngutaramire neza icyo mbwira, mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho ndamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzaza kunjyana. Iyo ni indirimbo iri kumfasha murihangana, ijwi ntabwo rimeze neza, ariko ubutumwa nashaka kunyuza muri iyo nabwo bwumvikanye. Reka rero tubanze dusenga Imana kugira ngo ize ibane natwe muri iki kiganiro. Uri data ushoboye byose, ntawuhwanye nawe, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Ndagushimye kuri Imana ituze kandi Imana idusobanukiwe, gushimiye kuri Imana yamye iturinda, ukaturwanirira mu bihe bikomeye, ukaduha imbaraga. Waraturinze, izina ryawe rihimbazwe. Yobu yaravuze ngo nzi ko ushoboye byose, kandi ngo ntakibasha kurogoya umugambi wawe. Nibyo koko nta cyarogoye umugambi wawe. Ngushimiye ko waturinze, ndetse no mu gihe dusitaye ukomeza kubana natwe, no mu gihe tuguye uraturinda, urongera uraduhagurutsa. Ntabwo wabaye nk'ababyeyi batubyaye muri iyi si
y'umubiri, nibo dukosereza bakaduca cyangwa bakatubyaruka. Ariko wowe ngushimiye ko no mu gihe tunaniwe wakomeje kutubona nk'abana bawe, no mu gihe ducitse intege watugaruyemo ibyiringiro. Izina ryawe rihimbazwe. Ngushimiye ubwoko bwawe warenze ukabana nabwo ukaburwanirira. Tweze udutunganya watubonyeho umugayo hose. Ndakuraritse muri iki kiganiro ngo uzubane natwe. Ibyo ngiye kuvuga bibe ibikomeza ubwoko bwawe, kandi bibe ibitanga inzira nshya mu buzima bwacu. Urakoze kuri Imana igira neza. Duheje imbaraga z'abadayimoni, duheje imbaraga za Satani mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Komeza utugire neza kandi ukomeze uturwanirire. Niko misenze nize mu izina ryawe ryera. Amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku jambo ry'Imana. Bitewe n'abantu mba ndi guhura nabo, abantu turi gusengana muri iyi minsi, buri wese uko tuganiriye ngenda mukuraho isomo, ndetse rimwe na rimwe nkaba navana n'icyigisho kuri we kubera ikiganiro twagiranye. Mu minsi yashize twaganiriye ku jambo rivuga ku bintu Satani adatinya, ritubwira ngo uko twasenga kose, uko twaba mu nzu y'Imana kose, uko twakuzura umwuka kose, ikigero twaba tugezeho cyo kuba dufite mwuka wera mu buzima bwacu ntabwo biteye Satani ubwoba. Ariko benshi bagiye bagaragaza amarangamutima yabo, bamwe bavuga ngo gusoma Bibiliya byabaye intambara, ati byaragoranye muri iki gihe. Inshuti zanjye, ntabwo ari ukubeshya. Bibiliya navuga ngo iri mu bitabo abantu benshi badahaye agaciro. Sinavuga ngo iri no mu bitabo, ni igitabo abantu benshi baburiye umwanya. Kandi nk'uko twaganiriye ku jambo, muzi ko hari aho twageze, ijambo ratubwira ngo Satani akora ibishoboka byose kugira ngo tudasoma rya jambo, kuko azi neza ko hari intwaro imutsinda. Hari intwaro muri iryo jambo imutsinda. Uyu munsi ndi gusenga, abo twasenganye ngeze mu mwanya wo kubwiriza nababajije ikibazo, ndabwira ngo ngiye guhagarara mu mwanya w'umwanzi wawe, cyangwa ngiye guhagarara nk'umwanzi wawe. Ntubaze ikibazo, ariko ngenda kubaza ameze nk'urimo guhakanya icyo Imana yavuze ku buzima bwawe cyangwa icyo urimo gusengera. Mbikora nk'ikizamini hanze, ariko abantu bose bari muri iryo teraniro usibye umwana umwe w'umukobwa wabashije kunsubiza nk'uko mbishaka. Bya bindi nababwiye ngo mu sengesho dukeneye gusenga dusaba Imana, ariko tugashyiramo n'ijambo rivuga ngo haranditse ngo bikuzanira umurwayi urwaye ngo we umusengere gusa umwirukana mu izina rya Yesu biraho gusa, ahubwo shaka n'inkingo cyangwa ingingo yakurengera muri iryo sengesho. Shaka ijambo ryanditse uri buvuge wa mudayimoni akamenya icyo uvuze icyo ari cyo. Kuko na Yesu ubwo yabibwiye abigishwa, barabwira ngo bene uyu mudayimoni ntabwo akurwaho no gusenga gusa, ahubwo no kwiyiriza ubusa birafasha. Ariko nanone ndagira ngo nkubwire ngo we ari ku musozi, ari mu masengesho y'iminsi 40, nabigarutse yatsindishije ijambo rivuga ngo haranditse ngo, agakurikiza ijambo ashaka kuvuga bitewe n'ikibazo Satani yari amubajije. Kandi natwe mu buzima bwacu busanzwe Satani atubaza ibibazo, ajya duhata ibibazo bitewe na situation uhagazemo. Ushobora kuba urwaye akaza akakubaza ibibazo, akubwira ngo mbese urumva ufite icyizere ko uzakira.
rero ukeneye ingingo ikurengera ivuga ngo haranditse ngo, kuko umwami Imana izanaba, haranditse ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose, haranditse dufite amagambo menshi. Niyo mpamvu umukristo nyawe ntabwo yakagombye kwiriza umunsi wose adafashe umwanya wo gusoma Bibiliya. Bigarutse kugira ngo n'abagize umugisha wo gufungura iki kiganiro muze gusubira inyuma mu kiganiro giheruka cyanjye nakoze, muraza kumvamo ayo magambo. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu abantu benshi dukora cyatunaniye no kukireka, kandi kiri mu byaha dufite bitwambura ubwiza bw'Imana, ndetse bitwambura n'amahoro, bitwambura amahoro muri uyu mubiri, muri iyi si. Ni ikintu dukora tutazi, kandi ni ikintu duhuriyeho. Si ikintu navuga ngo gikorwa n'abantu runaka, ahubwo 90% by'abasenga iki kintu turagikora, kandi tugikora tuzi ko aricyo kirabyara igisubizo cy'ibyo turi kwibaza mu mitima yacu, ariko kigahinduka icyaha imbere y'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo icyo kwitotombera Imana bituzanira mu buzima bwacu. Mbega tugiye kuganira ku kintu cyo kwitotomba. Umuririmbyi turirimbye aravuze ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, kuko ubundi iby'ejo bimenya Imana, ibyacu ni iby'uyu munsi. Dashimu ni ukunda kuvuga ijambo rivuga ngo nyurwa n'uwuriwe uwo munsi uko wabyutse, bikunezeze, wishimire uko nguko ubyutse, bizaguha imbaraga zo gufonda ubuzima bwiza burenze ubwo uri mu uwo munsi. Kwitotomba, nkivuga kwitotomba twese turabyumva. Uhereye ku bantu babitse amasezerano baritotomba, uhereye ku bantu bari kugeragezwa bari kwitotomba. Hari n'utari kugeragezwa bikomeye, ariko kwitotomba nibure mu buzima bwe. Ariko kwitotomba nemeza ko ari ikintu dushoboye kunesha tukakireka, twarwanya Satani bitworoheye. Bwa mbere twavuze ku bintu Satani adatinya n'icyo atinya, tuvuga ko atinya umuntu usoma Bibiliya. Ariko nanone umuntu ubasha kuba atitotombera Imana, ativovota, atagira kwiganyira muri we. Ntimukiganyire, ni ijambo ryabivuze, ntimukiganyire mwibaza iby'ejo. Ijambo ryavuze ngo mbere na mbere dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Kwitotombera Imana cyane bifungurira imiryango Satani ituma yidegembya mu buzima bwacu. Kwitotombera Imana cyane bifungurira Satani imiryango ituma yidegembya mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bituma Satani agira uruhare runini mu mutima wawe. Umutima uri kwitotomba, umutima wuzuye amaganya, umutima wuzuye kwivovota, ntabwo wegerana n'Imana. Iyo uri kwitotomba uba uri gufungura imiryango, ufungurira Satani kugira ngo yidegembye mu buzima bwawe. Kuko icyo akeneye, mbese ameze warangije kuba nk'aho watsinzwe, wabaye nk'umusirikare umanitse amaboko ashira intwaro hasi. Ni ukuvuga ngo umusirikare uri ku rugamba iyo ari kurwana, arwana nuko haduyi we ataramusubiza inyuma ngo agere aho amanika amaboko,
ashyira intwaro, kuko azi neza ko naramuka amanitse amaboko haduye aramukorera icyo ashaka, aridegembya mu buzima bwe, kuko araba amufiteho ijambo 90%, nawe navuga 100%, araba amufiteho iki ijambo. N'umukristo rero wamanitse amaboko, wivovose, witotombeye Imana, aba ameze nk'umusirikare uri ku rugamba, yarangiza akamanika amaboko, akavuga ngo njye ndatsinzwe, ndarekuye. Umutima urimo kwitotombera Imana ntabwo uba wegeranye no kwizera. Umutima uri kwitotombera Imana nta byiringiro namba biba biri muri wo. Umutima uri kwitotombera Imana ntabwo wakwemerera nyirawo ko apfukama ngo asenge n'isengesho rirengeje iminota 2. Ni iminota 2 nayo ni myinshi. Rero bihereza Satani imbaraga, ufunguye imiryango ya Satani kugira ngo agire uruhare runini mu buzima bwawe, atangire yidegembye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, irushaho kuturwanirira. Kwitotomba ni uburyo Satani akoresha butuma duhuma, ntitubashe kubona ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu. Kwitotomba ni uburyo Satani akoresha buduhuma ku maso, haba ay'umubiri ndetse n'ay'umutima, ntitubashe gutekereza ku byo Imana yakoze, ahubwo tugatinda mu kibazo turimo uyu munsi. Kandi burya umutima ufite gutekereza ku byo Imana yakoze, ugira ibyiringiro ko n'ibyo urimo ako kanya Data azabirangiza. Ariko iyo uri kwitotomba ntabwo wongera gutekereza ku mbaraga z'Imana, ntabwo wibuka Imana yagukijije uburwayi, ntabwo wibuka Imana yagukijije urupfu, ahubwo ureba ikibazo uhagazemo ako kanya. Ntabwo wibuka Imana yakurindiye mu nda ya mama wawe ukiri urusoro, ukavuka ugakura, benshi bagapfa ureba, wowe ukagumaho. Ibyo ntabwo ukibyibuka, ahubwo uhereza imbaraga ikibazo ugize ute uhagazemo. Satani aba yarangije gusiba ibyiringiro cyangwa ibyatuma ukomeza kwizera Imana mu mutwe wawe no mu mutima wawe. Kwitotomba ni uburyo Satani akoresha aduhuma ku maso kugira ngo twe gutekereza cyangwa twe kureba ibyo Imana yakoze. Naho ngaho utuye, utembereye gato cyangwa ukabaza mu wo muturanye, ushobora gusanga ikibazo urimo hari abakivuyemo kandi ari Imana ibigizemo uruhare. No mu bo mukorana umurimo hari abavuye mu kibazo nk'icyo ufite uyu munsi bivuye mu mbaraga z'Imana. Rero gerageza usenge, niba uzi kugira umutima wo kwivovotera iki Imana, wo kwitotombera Imana. Mu bintu bibaho, nigeze nasengera nkafata n'igihe cyo gusengera, ni ikintu cyo gusaba Imana ngo indinde umutima wo kuyitotombera no kuyivovotera. Ni ikintu kikuvanamo amahoro agashira mu mutima wawe, ugasigara wumva umeze nk'igisenzegere, nta byiringiro, ubona isi, mbese ubona ko icyabikemura ibibazo byawe byose ari ugupfa. Kandi nta kindi kiduhamagarira urupfu, ni Satani. Ni Satani. Rero niba ugira umutima wo kwitotombera Imana, menya ko warangije gutsindwa. Uri umusirikare ariko ntabwo ukiri mu rugamba. Wambaye umwambaro w'urugamba ariko ntabwo ugifite intwaro. Imana idufashe kandi Imana iturwanire.
uko turushaho kwitotombera Imana, bigabanya na wa munezero muke twari dusigaranye. Hari igihe uba uri mu kibazo uzi neza ko ukirimo, ariko ukumva hari umunezero uri muri wowe utazi uburyo waje, ukumva hari ibyiringiro wifitemo utazi uburyo byaje, ukumva ni ibintu byizanye muri wowe, ukava nyine ikibazo ukakibona nkaho kidahari. Rero uko ukomeza kwitotombera Imana, na wa munezero wari ufite muri wowe urashira, urayoyoka. Icyo uba usigaranye ni amarira, ni ukwigunga, ni agahinda, ni ugutekereza ku bagusize, ni ugutekereza ku bapfuye, ni ugutekereza nyine nta munezero uba ukiri mu mutima wawe, uba ubona ko ubuzima bwawe burangiriye aho ngaho kubera kwitotomba. Rero kwitotomba niyo ndwara nanone mbi Satani azana mu buzima bwacu, ikatwambura ubusabane n'Imana, ikatwambura ububasha bwo gusabana n'Imana. Kwitotomba ni ibintu byoroshye, ni ijambo ryoroshye kurivuga. Kwitotomba ririhuza, ariko ndagira ngo mubwire ngo ni ikintu gituma Imana ijya kure yaho turi. Kandi uva mubwire, iyo witotombeye Imana, amagambo yose wakoresha naho Imana itayakwishyuza muri ako kanya, hari igihe runaka itakubwiye none izakwishyuza. Turaza gusoma ijambo ry'Imana turabibona. Hari igihe runaka izakwishyuza ya magambo wavugiye mu matwi yayo yose. Umutima witotombye cyangwa umutima witotomba uba warangije guhakana Imana nk'idahari, uba warangije gufata Imana nk'idakora, uba warangije gufata Imana nk'itabaho. Nyine ibeho nibeho ntacyo bikubwiye. Imana idufashe kandi Imana ituneze. Ariko ndagira ngo nkubwire, muri ibi byose nubwo tuba twitotomba, nubwo tugeraho tubona byanze tukitotomba, gukomera no kudacika intege binezeza Imana. Umukristo ugera mu ntambara agakomera, umukristo ugera mu ngorane, ugera mu byago agakomera, uwo nguwo anezeza Imana. Iramureba ikumva inejejwe nawe, iramureba ikumva nyine imwishimiye, mbese bikayereka ko ugifite umutima wo kwizera ko nubwo uri mu bibazo hari ibyo Imana izagira ute izakora. Kuvuga ngo umuntu ukomeye udacitse intege nta kindi aba afite kwizera ko nubwo ari kurira hari igihe Imana izamusetsa, ko nubwo arwaye hari igihe Imana izamukiza, ko nubwo ikode rimugosa hari igihe Data azarikuraho. Umutima utitotomba, umutima ukomeye, umutima udafite gucika intege, Imana irawureba ikumva inejejwe nawe. Uko nta jambo ry'igicumuro na rimwe ryava mu kanwa k'umutima ukomeye, k'umutima udacitse intege. Imana iguhereze umutima ukomeye mwene data, Imana iguhereze gukomera. Uritotombye kubera byinshi bikuyobeye, uritotombye kubera byinshi uburiye uburyo, ariko ndagira ngo nkubwire ngo komera kandi we gucika intege. Hari Imana yakoze ibya mbere n'ibi ngibi izabikora, yakoze bya bindi wabonaga bidashoboka, n'ibyo ngibyo ubona bikugoye izabikora. Ibyo ngibyo ubona bikugoye, iyo akoze bya bindi, iyo akoze cyagiye ntaho yagiye, iracyariho kandi iracyakora. Nigeze nabwiriza abantu, nababwira ngo impamvu ubonye Imana itinze kukugeraho
nuko wowe wikunze ku rwawe ruhande. ndabwira ngo Yesu baramubwiye ngo Lazaro ararwaye, arinda naho amenya ko yapfuye, ariko ijambo ratubwira ngo arasibira, yasibiye kabiri aho yari ari. ni ukuvuga ngo ikibazo ufite ntabwo kigiye gushitura Imana ngo bitume iva aho yari iri, naho kandi iri gukora ngo ize yirukanga iwawe. bya Yesu ni ku murongo, ni ku muririmbyi yaririmbye, ni ku murongo, uravaho injuru nyine uracika intege witotombe, ariko hari abandi baraba bari gutambuka. kandi uko witotomba seriously biba bikwegeza kure y'amasezerano, biba bikwegeza kure y'ubutabazi. ni ikintu Imana yanga urunuka. rero ikibazo cyawe, intambara ufite, ntabwo zituma Yesu areka we gutabara mu kukurikorera, ahubwo icyiza komera muri icyo kibazo, kuko hakurya y'ikibazo ufite hari igisubizo, hakurya y'amarira uri kurira hari uguseka, hakurya y'intambara uri kureba hari amahoro, hakurya y'ibikugoye hari ukuruhuka, hari umunezero. Imana ishimwe. rero ikiza gusubizamo intege kugira ngo uneshe umutima wo kwivovota, kugira ngo uneshe dayimoni ugutera kwivovota, ikizagusubizamo intege ni ukwibuka ko nubwo hari ibyo utarabona uyu munsi, nubwo hari ibyo utarageraho, ni ukwibuka ko nawe ubwawe hari ibyo ufite abandi badafite bari kwifuza. ikizatuma utivovotera Imana ni ukwibuka ko nubwo hari ibyo utarageraho, hari ibyo utarabona, nshuti yanjye, hari ibyo ufite abandi batari babona, hari ibyo ufite abandi bari kuririra. nubwo udafite urubyaro, ufite inzu, nubwo udafite umugabo, ufite akazara batagafite. yes, yego, nubwo udafite ibyo kurya, ufite amahoro mu rugo iwawe. hari abayabuze kandi bafite ibyo kurya. yego, nubwo udafite imyambaro, hari abayiguze ariko bananirwa kuyambara, bifuza ubuzima kugira ngo nabo babashe kwambara, babashe kunezerwa. nubwo utari kurya, hari ababifite bari kubura uko birya kubera uburwayi bagize bafite. n'uwo mwuka ufite ubwawo, hari abari kuwifuza. hari ibyo ufite benshi badafite, bifuza, bakeneye. menya ko nubwo ukeneye inzu, hari abazifite babuze urubyaro kandi wowe urarufite, barwifuza. ni ukuvuga ngo hari ibyo Imana itaguhaye, ariko hari ibyo yaguhaye runaka adafite. nugenzura urasanga ariko kure. hari ibyo Imana itaguhaye, ariko hari ibyo itahaye na mugenzi wawe, wowe ufite akeneye. ibyo ntibigukomeze, bikwemeze ko iyo akoze ibyo ngibyo n'ibindi izabikora. we no kuba ufite ubuzima buzima, bishimira Imana, kuko hari abaryamye mu bitaro bari kuvuga ngo uramutse udukuye ahangaha data, twazagukorera ibyacu byo kubakoza. rero ikizatuma ugira intege mu buzima bwawe, kizatuma ugira imbaraga, kizatuma ugira gukomera, kizatuma ugira kudashidikanya, ni uko uzibuka ko hari ibyo ufite. nubwo hari ibyo Imana itarakora, nubwo itaragwida byose uyisaba, hari ibyo yaguhaye bagenzi bawe bifuza babuze. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, Imana idutabare. yes, nubwo hari ibyo uri gusaba Imana itarakora, ibyo biguteye kumva wakwitotomba, ibyo biguteye kumva wayitonganya, iki ni ikintu Imana yanga. Imana idufashe
kandi Imana itugirire neza. Wowe ufite akazi, hari abatagafite, bimenye. Nubwo uri gucuruza abakiriya ntibazi uko bashaka, hari ababuze ubwo bucuruzi ufite babukeneye. Ntigutera kwitotombera Imana, ahubwo nibigutera imbaraga zivuga ngo Mana haracyari ibyiringiro. Nubwo utunze telefone utifuza, ariko hari abakeneye n'iyo ngiyo ufite. Yes, nubwo utunze telefone utifuza, hari abakeneye izo ngizo ufite, iyo ngiyo ufite. Uri kuvuga ngo utuye mu nzu utifuza, itagushimishije, ariko hari uri gusenga avuga ngo niyo wampereza icyumba kimwe nagushima. Uri kumva urambiye kugenda kuri moto, ariko hari uri gusenga avuga ngo Mana nawe wampereza igare. Bituma witotombera Imana? No, zigutera kwitotombera Imana kuko irahari kandi iracyakora. Kutitotombera Imana binezeza Imana cyane, bituma yumva ko uzirikana byibuze ako kantu kumwe. Kutitotombera Imana cyane, kutitotombera Imana binezeza Imana cyane, bigatuma yumva ko byibuze nubwo ubabaye uzirikana ko hari igihe yigeze kurengera. Umutima ubundi witotomba ntabwo uba uzirikana neza y'Imana yatambutse. Ariko iyo utitotomba, Imana ibona ko nubwo ubabaye uracyazirikana ko hari ibyo yakoze. Umugore niwe ujya ukunda kumbwira akambwira ngo sheri, nubwo bimeze nabi none wibuke ko hari igihe Imana yigeze turengera. Wibuke ko hari igihe twigeze tubaho tuvuga ngo Mana niki twaguciye, kandi koko none ibyanone biguca intege. Iyo utitotomba, Imana inezezwa nuko byibuze uzirikana ko hari ibyo yigeze ikora mu buzima bwawe. Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Kubara, igitabo cyo Kubara ibice 14, turasoma umurongo wa 26 n'umurongo wa 28. Ibice 14 umurongo wa 26 na 28. Twumve ko iri jambo naryo turiganiraho gatoya, ntacyo bitwaye, ntanishimwe. Haranditse ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzageza he kwihanganira iri teraniro ribi rinyitotombera? Ni ikibazo Imana iri kukubaza, nanjye irimo kumbaza. Ngo Uwiteka baza Mose na Aroni ati, Shemani tubabarire inshuti bene data. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzageza ryari kwihanganira iri teraniro ribi, yongeraho ngo ribi rinyitotombera? Yari inaniwe, yari inaniwe inshuti zanjye. Kuvuga ngo umuntu witotombera Imana ntabwo iba ikimubona nk'umuntu mwiza. Ureka kwitotomba bigaragaza ko utanyuzwe n'ibyo wakorewe, ntabwo byakunejeje, n'ibyo wabonye ntabwo wabyishimiye. Nicyo kwitotomba bisobanuye. Ariko ibwira Mose na Aroni ati, ngo nzageza ryari kwihanganira iri teraniro ribi rikomeza kunyitotombera? Icya mbere mbakuye muri Egiputa, ibyo ntibabirebye. Mbambukije inyanja itukura, bageze imbere gato inzara bari, ibyo ntibabyitayeho. Kandi koko Abisirayeli bageze ku nyanja
bakibona Farawo. Ntabwo bibutse Imana yababohoye amaboko ya Farawo, yabakijije ingabo za Farawo. Bahise bitotomba ngo none niki cyatumye tuzana gupfira mu butayu. Bibagirwa iyabakuye muri Egiputa. Bagira naho bibagirwa iyabambukije inyanja itukura, iyabahaye Imana barayibagirwa. Imana igereranyirwa iravuga nzageza ryari. Iyo witotombera Imana ibikubona nk'ingayi, umwana w'ingayi ntabwo ashima. Igihe cyose ahorana amaganya, igihe cyose ahorana kwitotomba. Ni ijambo ribitubwiye. Irakomeza iravuga ngo numvise kwitotomba kw'Abisirayeli banyitotombera. Babwira uti 28, babwira uti Uwiteka aravuga ati ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Ni ijambo ribivuze ngo Uwiteka aravuga ati, ngo babwira uti 28, Uwiteka aravuga ati ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwamvugiye mu matwi yanjye. Vuga ngo kwitotombera Imana biri mu bintu biyibabaza. Yabwiye Mose ngo babwire ngo ndahiye guhoraho kwanjye sinzabura kubagirira ibyo bambwiye mu matwi yanjye, ibyo bavugiye mu matwi yanjye. Mwene data, niba wari ufite umutima wo kwitotombera Imana, uwuhagarike. Niba wari ufite umutima wo kwivovotera Imana, ureke. Saba Imana imbaraga, saba Imana igushoboze. Imana ikunda umuntu utegerezanya umutima utuje, umutima wihanganye, umutima wizeye, umutima ufite ibyiringiro, umutima ukomeye, umutima udacitse intege. Ubu niwo muntu Imana ikunda. Kuba Imana yaravuganye nawe, ngiye nkunda kubaza abantu babwira ngo kuba yaravuganye nawe, ijya kuvugana nawe wigeze wishiramo umugozi? Ijya kuvugana nawe hari inama z'umuryango zateranye? Ijya kuvugana nawe hari sinyatire, hari urwandiko mwagiranye irabisinyira, hari agahato bayishizeho? Rero tegerezanya umutima utuje, umutima wihanganye, umutima wizeye, umutima udacitse intege, umutima utayivovotera. Imana idufashe. Nubwo rimwe na rimwe abantu bitunanira, ariko tugerageze turwanye, tunasaba Imana iduhereza imbaraga zo kwizera. Kwitotomba bicike muri twe, kuko ni ikintu Imana idakunda. Data abagirire neza kandi Imana ibanezererwe. Icyo niryo jambo Imana rishize ku mutima wanjye. Icyo nicyo nifuzaga ko tuganira. None mwene data, nuwuhe mwanzuro ufashe nonaha? Nuwuhe mwanzuro ufashe muri aya masaha? Nuwuhe mwanzuro ufashe muri aka kanya? Byose urabyumvise. Iyo witotomba ufungura Satani amarembo yo kugira ngo yidegembye mu buzima bwawe. Kwitotomba ni intwaro Satani akoresha kugira ngo twe gutekereza ku by'Imana yigeze ikora mu buzima bwacu. None wowe nuwuhe mwanzuro ufashe nona? Wowe nuwuhe mwanzuro ufashe muri aka kanya nshuti udukurikiye? Witotomba uvuga ngo nta viza ubonye, ariko menya ko hari ibyo wabonye abandi batabonye. Witotomba uvuga ngo nta kazi ufite, ariko menya ko hari ibindi wabonye abandi batabonye. Witotomba uvuga ngo ntabwo ufite iwawe, ariko shima ko byibuze Imana iguhaye n'ubushobozi bwo kwishura ikode urimo, kuko hari ababuze ubwo bushobozi. Reka kwitotomba. Witotombe akazi ufite Imana yaguhaye, ariko menya ko hari abakabuze bagakeneye.
witotombeye umushahara muke, ariko uwo mushahara muke ufite hari n'abawubuze. Witotombeye kuri kubona inyungu nkeya, ariko menya ko n'izo nyungu nkeya hari abazibuze batari kuzibona. Data tugirire neza, fata umwanzuro, usaba Imana iguhereza imbaraga zo kutayivovotera. Fata umwanzuro, usaba Imana iguhereza imbaraga zo kugenda uko ishaka, zo kugenda uko ikeneye. Icyubahiro kibi cyayo. Tugiye gusenga Imana. Mwibutsa ko ukeneye kutuvugisha, ukeneye kumvugisha, ukeneye kudusenga, ukeneye ko hari inama tukubwira, ukeneye ko hari iganiro tubwirana, hari ubutumwa ufite, nimero wamamagaraho ni 0785495049, cyangwa se ukwamamagara kuri 0790844898. ya 078 iri kuri WhatsApp, wanyandikira tukaganira. Kandi nukuri wifuje kudutera inkunga, twagushimira, twagusabira n'umugisha. Urabona nta sound ndi gukoresha, ijwi mujye muri gihanganiro uko riri kuza. Data tugirire neza, kandi Data dushigikire, ariko saba Imana iguhereza imbaraga, kuko ntabwo binezeza Imana iyo wivovotera Imana ikubona nk'umuntu mubi, kubona nk'ikiremwa kibi. Hari n'igihe bitera kwicuza, ariko aho uri fata akanya dusenge kugira ngo Data aguhereze imbaraga. Mana, mu izina rya Yesu, Imana igira neza, Imana itabara, ndambuye aya maboko sabira ubwoko bwawe, nyemerera ubugirire neza, ubwiteho kandi uburwanirire, kubw'ijambo ryawe tumaze kumva. Benshi baratsinzwe kandi benshi baremeye, bamanitse amaboko yabo imbere yawe, bakeneye ngo wongere ubahereze imbaraga, imbaraga zo kurwana, imbaraga zo gutsinda, imbaraga zo kukwizera. Babikoraga batazi ko ari icyaha, ariko mbasabiye imbabazi, amaraso yawe abeze, ubambure uwo mwuka mubi, ubambure imbaraga za Satani zibatera kukwivovotera, ahubwo bahereza imbaraga zo kugenda uko ushaka, baba bana bahora bakunezeza, bahereza umutima wo guhora bazirikana ibyiza wakoze mu buzima bwabo, bahereza umutima wo guhora batekereza ku mirimo wakoze. Komeza kutwitaho, komeze kuturengera, mbasabiye umugisha kuba bemeye kudukurikirana, bahereza umugisha utagabanyije. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Wowe utarakora subscribe, nagusaba kuyikora, nawe wayikoze ndagushimiye. Imana ibaho umugisha. Mujye musharinga ibiganiro byacu, nukuri pe ni iby'igiciro cyinshi cyane, kandi pe nukuri ndabasaba ugiye ufungura video zacu ukazirangiza, yaba ari inkunga ikomeye cyane cyane. Data biteho, kandi Data barwanirire, arusheho kubashigikira. Ndabakunda cyane. Shalom shalom.